Nanone tubahe ikaze kuri DJP Global Hub. Nk'uko mubizi muri iyi minsi turi gukora kuri kampani ya CCR, tugenda tuyimenyaho byinshi bigiye bitandukanye, kugira ngo niba ari itwungura izatwungure kandi niba ari n'iyaduhombya twirinde kuba twayishoramo. Niyo mpamvu tugenda turebaho byinshi bigiye bitandukanye, amavidewo twagiye dukora abanziriza iyi ngiyi, ngira ngo mwagiye musobanukirwa byinshi byerekeranye na CCR, uko inyungu zigenda ziboneka. Uyu munsi hari abakunzi bacu batubwiye ngo ibyo bintu bikura aho ngaho, ubwo garuka twibwira ukuntu twagenda tubikuza n'ukuntu twashora muri CCR. Abagiye batubwira gutyo, twebwe turagusobanurira tukakwereka byinshi bigiye bitandukanye nk'uko nabibasezeranyije, ngira ngo mwabonye. Inyuma y'iyi videwo ngira ngo muzabona n'ibimenyetso biranga bizinesi za sikamu. Ni ibimenyetso 5 twakozeho, bifite iminota 20, ni videwo y'iminota 20, niyo twakoze rwose ikwereka rwose ibintu biranga bizinesi za sikamu aho ziva zikagera. Si CCR oya, ahubwo bizinesi kugira ngo umenye ngo ikintu ni sikamu kigusaba akarusho gushoramo amafaranga. Ibimenyetso iyo videwo ndagushishikariza kuzayireba ukayisoza. Uyu munsi rero nta kindi tugiye kureba, tugiye kureba ukuntu abantu bakodesha imashini muri CCR, uburyo babigenza, ese babikora gute. Turebe noneho n'umuntu wabonye amafaranga, ese abikuza ate, aba abyemerewe gute. Tugiye kureba none iyo umuntu agiye gukodesha imashini muri CCR ukuntu abikora. Urabona tuba twinjiyemo muri akawunti, tuba turi muri poto hano, tuba twagezemo. Iyo ugiye gukodesha iyo mashini ubanza gukora icyo bita hano recharge. Urabona iyi recharge, ukora hano kuri recharge, ngira ngo urayibona. Iyi recharge iyo umaze kuyikora hano uhita winjizamo amafaranga bitewe n'imashini ugiye gukodesha. Nk'uko twagiye tuyibona, hari imashini z'ibihumbi 9, 39, 119, 390, 990, 1,990,000, byose twagiye tuyibona. Hano urugero ugiye kwinjizamo amafaranga kugira ngo ubashe gukodesha imashini, uraza ukinjizamo, reka twinjizemo ibihumbi 9 ni urugero. Urayibona hano, iyo umaze kwinjizamo hano ibihumbi 9, uraza ugaselectinga hano, ubundi ntabwo waba waselectinze, ugahita ushyira hano kuri pay to, then ugahita uza hano kuri recharge. Ni urugero uragenda uribona hano. Urabona hano ngo submit successfully, please complete payment. Hano gucompletinga payment nta kindi, hano uhita ubona SMS kuri nomero yawe ibaruye hano muri CCR, ugahita ugenda ukishyura bisanzwe nta kibazo. Amafaranga yawe uhita uza hano. Dore ngibi hano hariya twari turi muri complete payment, ngira ngo urayibona hano. Uhita uza ugaselectinga nomero yawe, niba ari MTN wasizemo cyangwa se Airtel, ugaselectinga hano imwe, wenda ni urugero niba ari MTN, ugahita uza ugahita confirminga my payment number. Hano uhita ubona SMS rwose kuri phone nk'ibisanzwe. Ngira ngo aha ngaha uragenda usobanukirwa. So aha ngaha iyo umaze kubona gushyira amafaranga yawe hano, ikintu uhita uza hano ukareba nta kindi, uhita uza hano. Uhita uza hano, iyo umaze gushyira hano amafaranga yawe uhita uza hano. Iyo umaze kwishyura wowe uhita uza hano, ukaza wenda niba wasizeho ibihumbi 9, urabona ko iyi mashini ikodeshwa, ugahita uza ukayikandaho. Urabibona hano mashini yawe, uhita uza hano bakagusobanurira byinshi bigiye bitandukanye. Noneho ya mafaranga wasize aba yagiye kuri recharge wallet. Iyo recharge wallet nta kindi ukora, uhita uza ugaselectinga ko amafaranga ari hari, then ugahita uza hano ugahita ubayinga. Iyo umaze kuyigura rwose nta kindi bahita bakwereka ko wayiguze, nta kindi kiba gisigaye. Urugero hano wenda gusa hano ni amafaranga ariho ho, urabona ninkora kuri buy bahita bambwira ngo complete, ngira ngo urayibona, mpita nza nkore kuri confirm. Ni urugero hano recharge wallet is insufficient, ngira ngo urabibona ni amafaranga yije ari kuri recharge wallet. Muri make iyo wasize amafaranga hano aba yahageze, uhita uza ukagura imashini yawe. Ninde ushaka, iyo ushaka n'ubundi bwoko niko ugenda ubikora. Ngira ngo aha ngaha uragenda usobanukirwa cyane. So nk'uko turimo turabirebera hamwe rero, ubwo tubonye ukuntu ukodesha imashini yawe, twabonye n'ukuntu ugenda ukina, turevuga ku nyungu ukuntu zigenda ziza, tunabyibaza ibibazo byinshi, tureba niba ibintu byaba bisanzwe cyangwa se byari ibintu bidasanzwe. Ngira ngo ugenda ubibona gutyo kabisa. Noneho tugiye kura noneho ku bintu bigendanye no kubikuza. Hano hari my machine. Hano ni imashini wakodesheje, ni ibisanzwe.
hano my wallet account nabyo ni ibindi, hano hari sign out no gusohoka bisanzwe. Hano kuri my wallet account ngira ngo urebana hano, bahita bakwereka account yawe. So iyo umaze kubona account yawe nta kindi, hariya twari turimo twarebaga account, my wallet account, then wowe nta kindi twaje kwirebera ukuntu babikuza. Uza hano kuri home bisanzwe, ni rya tangazo twagiye tubona, uza hano ukaza hano kuri withdraw. Noneho hano kuri withdraw niho ushaka kubanza kureba, hano minimum withdraw amount per transaction is 1,100 Rwandan francs. Amafaranga make bemerewe kubikuza ni amafaranga 1,100. Muri make ubikuza amafaranga, wenda urugero hano hariho 78, hariho 78, uyu nguyu ntabwo yemerewe kuba yabikuza. Then maximum withdraw amount per transaction is 1M. Amafaranga menshi yemerewe kubikuza hano kuri account ni 1,000,000. The last 2 digits of the withdraw amount must be 0. Imibare ibiri iheruka y'amafaranga ugiye kubikuza igomba kuba ari 0 ebyiri. Urugero hano niba ufite wenda ibihumbi 4,888, ntabwo ayo mafaranga yose wayakuraho icyarimwe, ahubwo uhita ukuraho 4,800 kugira ngo imibare ibiri iheruka ibe 0. Kugira ngo byo muragenda mubyumva. A 7% bank fee will be charged on each withdraw. 7% niyo ukatwa ku mafaranga ugiye kubikura. Urugero niba ugiye kubikura amafaranga 1,000, ni urugero ariko dufata, bahita bakuraho amafaranga 70, ukabona amafaranga 993. Kugira ngo ibyo ngibyo murabyumva. Hano rero ugiye kubikura nta bindi, ni ibisanzwe, uraza ugahita ushyiramo wenda 5, urugero ugahita ukora kuri withdraw. Hano kuko ntayariho baraza kukubwira wenda ko ntayariho, ni ibisanzwe. Kugira ngo aka ngaka muragenda mugasobanukirwa cyane, ni gutya abantu bagenda babikura banagira gute. Twongere mbanyure muri iyi tangazo, n'ubundi nari narisubiyemo, ntirigenda rigaragara kuri website ya CCR. Iyo utumiye abanyamuryango bashya 3 gukodesha imashini, ahari imodoka zigenda zisumira imashini, mubyumve neza, imashini ya S9 kuri uwo munsi kugira ngo bahabwe, uhita uhabwa 3,000. Iyi ni bonus bagiye batanga. Tumira abanyamuryango bashya gukodesha imashini ya S39 uhabwa 6,000 ako kanya. Tumira abanyamuryango bashya 3 gukodesha nabwo ubashe guhabwa ariya. Ngira ngo iryo ni itangazo nawe mwagenda murisoma cyane, hano kuri CCR. Ni kuriya rero binvestinga muri CCR, ariko ikibazo ugasigara twibaza ngo ese nuko twagiye tubigarukaho mu episode yacu ya mbere kuri CCR, ese iyi business yaba yizewe nyishoremo cyangwa yaba ari scam? Iyo umaze kubisobanukirwa ukagisha umutima nama wawe, ukafata icyemezo, ukabona ko ufashe risk, urayifata kugira ngo uzavuge ngo narasigaye byagenze gute. Niyo mpamvu DJP Global Hub tuba turi hano kugira tukugezaho byinshi bigiye bitandukanye, kandi twizere ko muba mwagiye munyurwa n'ibyo tubagezaho. So ababanye natwe mukomeze mukore subscribe, tujye dusangira ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye binyuzwa kuri iyi channel, ndetse n'abanyeshuri bo kadasohoka cyangwa se nk'abantu b'ingenzi kuri iyi channel yacu. Mwebwe murabizi amakuru tubafitiye ni menshi cyane, nkuko nayo mugenda muyabona n'amanota ari hafi, kandi twe twa mbere babafasha mu kubyaza umumaro ayo manota mugenda mubona mu bizamini byanyu. Murakoze cyane.